Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 23 Gashyantare 2026 habaye inama yahujije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umujyi wa Kigali, aho hagarutswe ku bibazo bitandukanye byugarije umujyi wa Kigali yaba mu nzego z'ibanze ndetse no mu nzego zo hejuru. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaganiriye n'abayobozi batandukanye, hanyuma abagezaho ibibazo bye amaze iminsi ari kubona biri no mu bintu byatumye hafatwa ingamba z'uko bigiye gukemuka. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse ku bayobozi batandukanye badashyira mu nshingano ibyo barahiriye cyangwa se inshingano zabo, ahubwo bagakomeza kurebera ibintu bikagomeza kwangirika, biri no mu bintu bituma iterambere ry'u Rwanda rigomeza kudindira ntirigende ku kigero nka Leta y'u Rwanda yabyiyemeje cyangwa se nk'uko Leta y'u Rwanda ibishaka. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagomeje aganiriza ndetse anakebura abayobozi batandukanye mu nzego z'umujyi wa Kigali, aho yahereye mu nzego nkuru z'umujyi wa Kigali akomeza amanuka agera mu nzego zo hasi, aho yagiye ahagurutsa abayobozi batandukanye bagatanga ubusobanuro ku bibazo bitandukanye byugarije umujyi wa Kigali. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze ku kibazo cy'umwanda arahitsa cyane, yahagurukije abayobozi batandukanye mu nzego z'umujyi wa Kigali bagatanga ubusobanuro kuri iki kibazo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu magambo yakomeje agira ati: maze iminsi mbona umwanda, aho nyuze hose ngenda mbona umwanda utandukanye. Ubuyobozi bwagiye bunsezeranya ko buzabikemura, gusa imyaka ibaye nyagatekere. Kenshi na kenshi ndabahagurutsa nkabahata ibibazo bikarangirira mu nama. Uyu munsi nsezeranyije ko bitazongera kuba ukundi. Mu magambo yakomeza akebura abayobozi bo mu nzego nkuru z'umujyi wa Kigali, aho yakomeje agira ati: muzambona nimutabishyira mu bikorwa. Bisa nk'ibibabaje kunyura ahantu ukabona inzu imaze imyaka nyagatekere isakawe. Mu magambo yakomeje agira ati: birababaza ndetse bibatera n'agahinda kunyura ahantu ugasanga inzu iri kubakwa iri muri finissage yenda kugira ngo yuzure, wahanyura nyuma y'imyaka 2 ugasanga yanzira cyameze kwa kundi. Ese bigenda bite cyangwa biterwa n'iki? Ni ikibazo yabazaga abayobozi mu nzego z'umujyi wa Kigali, gusa abenshi babiburiye ubusobanuro. Umusezeranya ko bagiye kubikemura bivuye inyuma kugira ngo u Rwanda rugomeze rutere imbere kandi bagomeze bashyire mu bikorwa inshingano barahiriye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yageze ku kibazo cy'imitangire mibi ya serivisi, aho yagarutse ku bayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima barangarana abantu bakasiga ubuzima. Ni nk'urugero yatanze rw'umugore wo muri Karongi witabye Imana kubera kurangaranwa, bagiye gusaba serivisi yenda kubyara cyangwa se kwibaruka, hanyuma yagiraho bagasanga muri mituweli harimo ibibazo, bamusaba gusubira mu rugo kugira ngo abikemure. Ageze mu rugo kubera kumudindiza no kumurangarana yitaba Imana. Perezida wa Repubulika Paul Kagame icyo kibazo cyamugezeho ndetse kinamubabaza cyane, biri no mu bintu byatumye afata iya mbere ku munsi w'ejo abigarukaho. Perezida Paul Kagame mu magambo yakomeje agira ati: uwo mudamu nubwo ikibazo cye cyarangiye cyangwa se kimaze igihe, ababigizemo uruhare bagomba kubibazwa ndetse bakabiryozwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu magambo yakomeje agira ati: mu nzego z'ubutabera ndagira ngo iki kibazo mu gikangure mu kimenye neza, mu cyinjiremo mumenye ababiteye, niba bataranabiryojwe ibintu bisubirwemo hanyuma babiryozwe, kuko ubutabera nibwo bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Birababaje mu gihugu cy'u Rwanda ko hakiba ibintu nk'ibyo by'ihohotera ndetse n'ubwicanyi bugeze kuri urwo rwego. Nshuti bakuze mudasiba gukurikirana amakuru yacu, ayo uyu munsi ntato yasoreje. Komeza ubane natwe kuri TF Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi, ukurikirana amakuru yacu isaha ku isaha kandi ukurikirana amakuru yizewe, ko turi abambere mu gutanga amakuru yizewe. Ciao ciao.